Dutangiranye ahangaha hari umugore uhagaze ku muhanda cyangwa se umukobwa uhagaze ku muhanda asa nkaho ari guhagarika bisi. Ako kanya hari undi uri inyuma ye mu gikarito ahita afata udufaranga twe turi muri ya ngorofani tw'uriya mugore ahita ducomora nyine chini ya maji ahita tubika. Wa mukobwa nawe uko yarahagaritse imodoka atangira gukurura imizigo ye ashaka kwinjiranamo. Umushoferi aramubaza ati rero zana amafaranga nyine banza wishyure hano twishyura mbere. Wa mugore uko yagiye kureba amafaranga yiwe arareba arayabura asanga nta mafaranga arimo. Wa mukobwa uturutse mu gikarito nawe ahita yishyura ahita yinjira. Wa mukobwa nawe urebye ku mafaranga arayabura. Umukobwa atangira kuvuga ngo iyi nzererezi itagira na feya ngo mujya muhagarika imodoka mufite feya. Wibuka ko ariko kamwibye amafaranga barakwereka. Umukobwa yabuze ko abigenza abwira shoferi ati rero shoferi we ngiye nshaka kujya mu mujyi nta mafaranga mfite ariko ndaguha ibyo mfite pe. Wa mugore wa mushoferi n'umujinya ahita afata ijya arimo kubita mu mutwe arishwanyaguza. Agakobwa karaseka. Umukobwa ati nyamara agenda ashaka kujya mu mujyi ati mfite televiziyo y'akazi nagira ngo mpere ifite ndakwinginze ngo ngwibyo mfite ubashe kungeza mu mujyi Imana izakuhemba. Agakobwa ati Imana izaguhemba ati umuntu abaje abyutse aje gukorera imigisha. Umukobwa ati akomeza kwinginga avuga ati ni ukuri mumbabarire mbanze kuba nagera mu mujyi ngiye gukora mfite interview y'akazi ngiye kujya gukora mbashe kuba ibyo mfite. Umushoferi nawe ahita avuga ati nta kigenda wagenda nonsense wowe uhagarika abantu nta na fe ufite. Barakwereka kagakobwa kasigaye aho ngaho kasigara byagacanze kakareba dokima gafite kakibuka yuko izo dokima cyangwa se interview gari kagiye kujyamo y'akazi byibuze yari kubasha kugakiza cyangwa se yari kubasha kuba yamukora mu bukene arimo. Gusa ariko nk'umugore confidence woman ahita avuga ati ntago ariko napfa ku give upinga tu mu mujyi ngomba kugerayo ngomba kuhatera irege cyangwa se nkakandagira igitsi paka ngeze mu mujyi. Ako kanya wa mukobwa yahise asunika ingorofani yirukanka araguruka nyine yigira mu mujyi n'amaguru. Barakwereka wa mukobwa ku rundi ruhande ko ari mu modoka ari kugenda nyine yishima ari kugenda nyine yikina. Baratwereka muri ya modokari harimo batipe babarara cyangwa se bibisuma bari bashije kwiba bahita bashyiraho mask. Ako kanya bahita batangira gupfora abantu bavuga ati buri wese icyo afite azane hejuru telefone udufaranga muzane hano mugiye vuba vuba kandi ntiduserere za hano wamushenze. Babwira shoferi ati we komeza utware imodoka komeza ukandagira imodoka. Babahungu bakomeza kugenda babiba. Barakwereka uko babiba hari umugore waruranga ubuciye muri no modoka bigaragare ko babonaga hari ko afite amafaranga ati ndabinginze mwinyiba. Ako kanya uko barangare kuri wa mugore wa mukobwa nawe itacomora isakame ya mugore barimo harasinga ahita akuramo amafaranga. Urebe ko uwo mukobwa ari ikirara ahita nawe yiba ahita yitsimbira mu gasakoshi kiwe ahita gahisha. Babasuma bamugezeho batizana ibyo zakame na telefone kahita kabahereza isakoshi. Kumbi wibuke ko isakoshi nta kintu kirimo byari birimo yabitsimbye. Agakobwa nakarara bageze imbere bati mwese musoke hanze mwese musoke hanze. Barabasohora bose na shoferi bata amavi hasi mu kwita amavi hasi mwese. Barakwereka bose babapfukamishije aho ngaho nyine nk'abarara nkuko basanzwe bakora nyine nk'ibisuma byose. Ati mwubika amaso atari ko we wa mugore we tugene hari nibyo tugomba kugukorera turabona hari ibintu tugomba kugukorera wowe. Ati mumbabone ndabinginze mwinyiba. Barakereka wa mugore nawe ugiye muri interview wa mukobwa w'umukene nawe yakubise rege ariko kubera kazi zino quartier yakubise shortcut yaciye ama shortcut ahita batanga imbere. Arebye neza abona aya abasi babana twa turi kumwera abasi babana barimo barabiba. Ati bira ni ibisambo atari ko reka mbereke jewe n'ibisambo ntago dukorana nta nubwo dukunda nabe nagatwereka mbere kuko jewe ntakina. Ahita agenda afata ingorofani ahita yambara bya birara arabisunika arabimanukana ibirara bye nabivuze indera ahita sunika ingorofani handi kumuteremuko ibirara nyine bigenda gutyo muri yantuza na ya ngorofani. Barakwereka ako kanya hari taxi voiture isi haca wa mukobwa ahita ahihagarika ako kanya ati shoferi we ndagira ngo ntware mu mujyi kandi wihute nakirero ngiye muri interview y'akazi. Barakwereka bye kahise kabaha bye. Umugore asigara ngo ati mana wenda bigenza gute ati ndabigenza gute ndakererwa muri interview y'akazi. Ariko mu minota iri imbere barakwereka wa mukobwa we yese ateka kubera teze taxi voiture yahise agera hamwe ari interview y'akazi ahagerera mu gihe ahagera kare atakerewe batangira kumushimagiza. Uwo ngo uri gutanga akazi cyangwa se gukoresha interview arambwira ati ndabona witanze ati bigaragaza ko ushobora no kuba wakubiza n'amasaha y'akazi. Ati nimwinjirire ati karibu tubaye ikaze. Agakobwa karaseka karishima kumviswe bari kugashimagiza
karavuga ati ibintu biracamo tu. Gusa twabonye kagakobwa nakagome tukiraho ahita gana 10/10 akomeza ategereje undi bari kuza muri interview. Wa mukobwa w'umukene aza yirukanka ageze ku muryango ati boya uhagaze aho ngaho ati wakererewe ati wakerera iminota 10 yose ati mbabarire ati ngewe kuba nakerere mfite ibibazo byabiteye ati nagize ibibazo mu nzira ariko umbabarire ntago nzajya nica akazi cyangwa ntago nshobora kuba nakererwa mu kazi ati hoya biragaragara ko no mu kazi bagakererwamo ati ndakwinginze ati mama hiriko ya nyuma ntago bizongera kubaho. Arakomeza aramwinginga ati ndakwinginze madam ntago bizongera kubaho. Barakoreka kagakobwa kahise kaza kishanutsa kavuga ngo umuntu nk'uyu ngutererwa no muri interview y'akazi koko ngo urabona n'akazi atakice ngo atagashobora. Haya utanga akazi biramunanira ariko arareba wa mukobwa aramureba aramubwira ati rero madam ngiye kuguha amahirwe ya nyuma ariko ntuzongere kuyapfusha ubusa cyangwa se ntuzongere gukerererwa. Umukobwa ati yego nta kibazo ati ngahe njira rero. Murakoze cyane madam murakoze Imana ibo umugisha. Kagakobwa barakwereka karinjiye bagandi mahirwe nyine kabasha kuba nako kakinjira kajya muri interview ariko haduye cyangwa se umwanzi wiwe aracyamuri ruhande ntaga amworoheye aracyamuri bubi. Wibuka aho yamuhereye barakwereka yise afata umwenda we cyangwa ikanga ahita aseseka muri vandarateri ko yizengurutsa iti kurura wa mwenda wa mukobwa asigare yambara ubusa nyagasani n'agakariso karanacitse. Umugore ati ibi ni ibiki ati utangiye no gukoramo imyenda muri interview koko ati se ni interview waje muri interview gukoramo imyenda cyangwa ati nta kinyabupfura ufite. Barakwereka wa mugore yarakomeje ararakara ati nta na discipline ugira ati ni gute ushobora gukora imyenda y'akazi ese ntago washobora gufungura imyenda ngo ugiye muri interview uzikomeye kuryita kwigwisha ati buna no gwakwesha agaciro. Umukobwa ati mumbabarire isoni zaramwisha ati mumbabarire nyakuba ati hoya wewe biragaragara yuko nta n'icubahiro ufite ati ngaho reba ati urakora imyenda y'akazi ati haya ati ngaho genda uje gushaka nyene uburyo wafunga iyo myenda yawe muri toilette unyine uyifunge uyikomeze ugaruke wayikomeje. Mana nyagasani we. Barakwereka kagakobwa kakagambanyi kahise nyine kaza kishanutsa akabwira nyine madam ati wabibonye ati rego la muntu ati ntago nakuntu yabasha gukora akazi ureba no kuntu ari umunyantege nke cyangwa se ari umunebwe arimo aratera n'isoni kwitera n'isoni imbere y'abantu nyine gakomeza kugenda kikina. Barakwereka nta kindi cyabaye wa mukobwa wese yirukanka ajya muri toilette abashe kuba yareba uko yahindura imyenda. Agakobwa nako gasigara hano muri saro gakomeza nyine kugenda nyine kikina kavuga ati akazi ndakabonye tu ati imipango yangiraza gucamo. Wa mukobwa yageze muri toilette za dokima ziwe ahita zishyira hasi kubera nta handi hantu yazishyira ariko byaramurenze ati Mana nyagasana ati ibi ni ibiki biri kumbaho ati biko ni ibiki biri kumbaho ati ndagusabye Mana mfasha ibintu bicemo kuko ibintu biri kumbaho ntago bisanzwe. Ako kanya kagakobwa nako kagiye kamukurikiye kajya muri toilette ibyegeranye niyo arimo kareba za dokima kashize wa mukobwa yashize hasi gahita kazitoye kahita kazifungura agafunguye kareba kuri certificate kabona umwana afite amanota meza. Karavuga ati umurezi no kuba afite amanota meza kundusha bishobora gutuma yantwara akazi tu bishobora kuba yandya akazi nk'amapanzi atereka nze nkwereka ibyo nkora. Ahita afata agapapuro kanditse izina rye ahita afata dokima za wa mukobwa ahita hisha izina rye rya wa mukobwa ahita ashyiraho izina rye ahita avuga ati basi izi dokima zibe nazo ngomba kuzitsindira tu. Ahita afata dokima yinde yariwe ahita yihindura ahita yandikaho n'ibigambo bibi inyuma nyine kuri paper y'inyuma cyangwa se kuri page y'inyuma yandika ibigambo bibi ahita asoka muri toilette. Wa mukobwa uko amaze guhindura imyenda nawe ahita asoka yirukanka ageze hanze kwitana kagakobwa kamureba no mujinya mwinshi ati akakanya cyaro. Gusa nyine wa mukobwa nta kundi yabigenje nyine tu ahita kataza nawe nyine asubira muri office. Haya uko bagagiye muri office wa undi utanga akazi ahita aha secretary wiwe ngo abanze akonfaminge neza arebe neza yuko nyine yuko izo certificate cyangwa izo certificate zimeze neza. Ko bari aho ngaho bakomeza nyine kugenda bareba kagakobwa akomeza kugenda kikina ariko hari umuntu wagize icyo abona kuri za document hari icyo yabonye tu uramumere wicaye ntago baramutwereka neza ariko baraza kumutwereka kuri cyo narebere ntugacikwe. Mwibutse gukanda subscribe kora like ndetse na share ukomeze uryoherwe na filime zacu. Aya kuri cyo narebe barakomeza uko bari aho ngaho kagakobwa gakomeza kugenda kikina
ariko wa mukobwa w'umukene nyamara ariturije nta n'ikibazo afite, arabizi ko ari umukene. Hari uwatse dokima ko yakadokima arazifungura ati nyagasani, ati ibi ni ibiki wa mukobwa, ati n'izi dokima zereye ukuntu wazangije, ati ibi ni ibiki wanditse, ati wahise ufata dokima nk'izi cyangwa se certificate nk'izi uzandikaho ibintu bishakiye, ati wa mukobwa kuki uri umunyakavuyo ko, ati ubuse waje gushaka akazi cyangwa waje kwiga ibyo gushushanya hano. Kagakobwa gatangira kugenda kamuseka. Umumera aravuga ati nyamara, ati ndabinginze ntabwo ari njye nabyanditseho, ati nyezo dokima zanjye ntabwo ngeze nzandika gutya, sinigeze nzica. Hari wese ahaguruka aravuga ati yego ndabizi ko atari we wabyishe, ati ndanabizi neza yuko atari we nyiri zino dokima zanditseho nabi, ati ubakomeje kugendaho aguhemukira agukorera buri kimwe cyose ndamuzi, ati n'uyu mukobwa ukuri iruhande. Barikanga, umukobwa nawe yikangamo, ati we wa mukobwa, ati wowe, ati burya waruje no kwaka akazi hano uri n'umusuma, ati uyu mukobwa ni umusuma, ati ni ikirara, ati niyo baga iyo hasaka amafite n'iyanjye yayinyibye, ati twari turi mu modoka turi kuza atarayinyiba, ati cyangwa ugira ngo nkwibutse, urashaka kugira ngo nkwibutse uburyo wayinyibye. Kuri ikintu urareba agakobwa isoni zirakica, barakwereka bahise badusubiza inyuma ukuntu byagenze. Wa mugore hamwe ibirara byari byamuhanze cyangwa se birimo biramwiba, kagakobwa nako kahise gafata ya sakame gahita kayikuramo gahita kayimwiba nyine. Gusa uko kabikora byose driver cyangwa se dereva arimo arabireba muri mirror driver, arimo arabireba byose muri drive mirror, ari byo biri kugenda bigenda bibutse uyu mukobwa. Aramubwira ati rero, ati na wa munsi, ati dokima zeba zitakara maze kudukiza bya bisoma zatakaye hasi, nibwo nese nzitora bitambasha kureba usoma amazina ye, bitambasha no kumenya ko aje hano gukora interview. Ati ubwo rero, ati rero nta kintu waza umbwira utubeshye. Akomeza kugenda amusobanurira byose uko byagenze. Ahangaha ni hamwe umushoferi abwira ati reka njye bajyane mbahe lift kugira ngo uvuge ngo ugiye gutega taxi. Kagakobwa gahita kavuga ati we nta mpamvu yo kuduha lift, yerekana yuko ngiye muri interview y'akazi, ati ahubwo muri murankerereza. Gahita kirukanka kabasigarana na mushoferi, abasigaranye na mushoferi ari we yakomeje kugenda amusobanurira uko byagenze, uko yabonye kana gakobwa kamwiba. Ati sibyo, ati nakubeshyeye, ati tuzana niyo sakoshi yanjye rero, ati ntago nkubeshyera, ati zana iyo sakame yanjye. Gahita kayimuhereza n'umujinya mwinshi, ati zana, ati ugira ibyago cyangwa se ugira amahirwe make nsanga yankoresheje amafaranga cyangwa ari nadukiye wibyo. Barakwereka wa mudamu yese afungura mu wundi mwanya ahita asanga za note ze zirimo. Ati wabonye ko ari inote zanjye, ati wari uziko ndi kukubeshya rero, ati si nibyo gusa nkwereka ukuntu n'umusuma, ati izi dokima iri zina ntago ari iryawe, izi nizo dokima z'uyu mukobwa, wahise ufata izura mukobwa uzandikaho nabi uhita wibandikaho iry'izina ryawe, ati turabizi twakuvumbuye, ati njye nakumenyekane kuko uri umusuma, nta kuntu waza kutwiba ahangaha. Wakomeje ubangamira uwo mwana w'umukobwa, wakomeje umukorera ibintu byose bibi bishoboka kugira ngo atabasha kuba yabona akazi, ariko byose ntacyo biri bukugezeho. Ibyo byose wakomeje kugenda ukora kuva filime itangira kugeza n'ubu ngubu, cyangwa se kuva tutangira urugendo, ntago biri bukugwa amahoro. Agakobwa karisaza ubwo kisaza wone nagaseka, ati yebaba we, ati nuko kuko byagenze, atari rwose uyu mukobwa kuki yanyanze. Umudamu akomeza kugenda agasomera, agenda akabwira ati we nta no gukoma gukora nkanga, ati umuntu nkawe ntabwo dukene muri no company yacu, nta kintu ushobora kudufasha nta nubwo waduteza imbere, ati ahubwo binashobotse ahubwo wasohoka ukigendera kuko nta kazi wabona. Akomeza kwinginga ati mumbabare mu makazi, ariko umudamu aragakanira akabwira ati wapi, ubwonko ufite ntabwo ari bwo gukora, ati ahubwo tisheni ugende. Barakwereka mugenzi, kagakobwa kasigaye ngaho kabasha kuba katsindira akazi. Wa mumera agomba akishimira nyine, atangira kugenda gahikaze. Agakobwa karishimye mugenzi, kagenda kanezerwa uburyo kabonye akazi mu bintu byari bitunguranye. Wa mumere nawe akomeza kugenda akavuganira, agataka ibyiza, akabwira uburyo kakoze ibintu byiza. Urabona ko mugenzi ukore neza ukayisanga imbere, ari n'ahandi bavuga ngo ineza uyisanga imbere. Umugore yakomeje kugenda amushimagiza, agakobwa byarakarenze biragashimisha, naho ndi batanga akazi nawe biramurenga. Arakabwira ati murakaza neza muri company, bahita bagaha ikaze. Karavuga ati nukuri murakoze, ntago nzigera mbatenguha muri company yanyu, mu makazi ngashaka nta buri munsi nimwe nzigera mbatenguha, kandi nzakomeza nkorane namwe, kandi ndeze neza ko nzakora akazi kanyu neza nkuko mubyifuza. Barakwereka abagenzi baragahobeye, ibyishimo byabaye byinshi kuri uwo mwanya.
agakobwa ariko kabashije kugenda gatsindira wa mwanya. Bimwe bavuga ngo cyawe ntaho kijya. Niyo umwanzi we yakomeza kugenda kurwanya agakora uko ashoboye kose kugira ngo agende kwitambika mu nzira zawe ugenda ucamo, nta kintu na kimwe gishobora kukwitambika umugisha wawe bari uwawe. Murakoze cyane, yari J Peace Media. Mukomeze mukande subscribe mudusapotinge, mugire imana n'amafaranga. Yari Julius Peace aka J Peace Media alongside Kelly Kiza Kimana from Burundi. Mukomeze mugire imana n'amafaranga. Turabakunda kandi ciao ciao.